Reka tubasuhuze mwe mwese mukomeza kugenda mudukurikirana aho muherereye hirya no hino mu Rwanda ndetse n'abari hanze yacyo cyangwa se hanze y'igihugu cyacu, twizere ko mumeze neza. Aha rero ni ku myitozo y'ikipe ya Rayon Sports mu Nzove, ngira ngo muri kumubona uwo ni Ruvumbu Arsene Nzinga utasoje imyitozo y'uyu munsi kubera ikibazo yaje kugira mu myitozo, ni imvune ariko idakanganye yaje gutuma rero Ruvumbu Arsene Nzinga asohoka mu myitozo atayisoje. Ni imyitozo yatangiye ku isaha y'isa 9 nk'ibisanzwe mu Nzove. Ekipe ya Rayon Sports ikaba ikomeje imyitozo mu gihe andi makipe agiye atandukanye mu Rwanda yagiye atanga ikiruhuko ku bakinnyi bayo kubera ikipe y'igihugu Amavubi iri mu mwiherero. Ekipe ya Rayon Sports yo ngo nta mwanya ifite wo gutakaza, dore ko yo yatangiye kugenda ikora imyitozo itigeze ihagarara guhera ku munsi wo kuwa mbere. Ekipe ya Rayon Sports yo yahise ikomeza imyitozo. Ni imyitozo y'ikipe ya Rayon Sports yitabiriwe n'abakinnyi bagiye batandukanye, ngira ngo muri kumubona uwo ni Kaboy usanzwe ni umukinnyi usanzwe ukina mu ikipe y'abakobwa, ngira ngo muri kumubona rwose ubwo yari ari kumwe na Youssef akomeza kugenda amucenga, abantu bavuga bati nureba nawe rwose aragusebya. Uwo Kaboy rero yaje gukorana nabo kubera ko hari abakinnyi batigeze baboneka, biza gutuma abakinnyi cyangwa se abakinnyi ikipe ya Rayon Sports bakomeza kugenda baba bake, biza gutuma rero uyu Kaboy aza kubafasha imyitozo kuri uyu munsi. Ngira ngo muri kubibona harimo n'abatoza bagiye batandukanye w'ikipe ya Rayon Sports, ngira ngo muri kumubona uwo wambaye nimero 26, uwo akaba ari Mohamed Wade, uwo wambaye training y'ubururu ndetse nyine n'agapira k'ubururu, dore ngo afashe umupira atanze passe. Uwo ngo rero akaba ari Mohamed Wade, nawe kuri uyu munsi wakoranye imyitozo n'abakinnyi, bigaragara ko rwose n'umugabo uzi umupira yawusoje akiri mutoya kubera ko yakomeje kugenda agaragaza ko ari umwe mu bantu bazi umupira. So ni imyitozo rero ititabiriwe n'abakinnyi bagiye batandukanye, nk'umusore bita Mucyo Junior Didier ni umwe mu batitabiriye imyitozo kuri uyu munsi. Uwitwa Mugisha François Master nawe imyitozo y'uyu munsi ntago yigeze abasha kuyitabira. N'abandi bakinnyi bagiye batandukanye nk'umukinnyi murabizi ko Prince we yagiye gukora igeragezwa ku mugabane w'Uburayi. Hari n'abandi bakinnyi rero batagiye bagaragara kuri uyu munsi mu myitozo. Hari abakinnyi bari mu ikipe y'igihugu Amavubi, abo ngabo ni Rwatubyaye Abdul, Mitima Isaac, Sermogo Ali ndetse na Muhire Keve, abo ntago bigeze babasha kugaragara. Kongeraho abakinnyi babiri bagiye mu ntamba ku rugamba, abo ngabo akaba ari uwitwa bakaba baragiye uwitwa Manu akaba atakoranye n'abandi myitozo, ndetse n'uwitwa Majaliwa nawe kuri uyu munsi ntago yari ahari ngo akorane n'abandi imyitozo kubera ko nawe yagiye mu ntamba ku rugamba. N'abakinnyi bagiye batandukanye batakoze, ndetse n'umusore bita Ngendahimana Eric kuri uyu munsi ntabwo yigeze abasha gukora imyitozo kubera ko nyine atabashije kuboneka. Ubwo nyine kongeraho Nsabimana Aimable wari ufite ikibazo cy'imvune, nibyo byatumye uwo Muhammad Wade rwose muri kubona ebana kabisa akomeza kuza akora imyitozo akorana n'abakinnyi bagenzi be, ndetse siwe gusa kuko n'umutoza wa Physique Ayabong nawe yaje gukorana n'abakinnyi imyitozo n'abandi bagiye batandukanye. Ngira ngo Mwamoyi na Kanyamayayi ni bamwe mu bantu ikipe ya Rayon Sports akomeje kugenda yiyambaza kugira ngo ikomeze kugenda ikora umwitozo kubera ko ikipe ya Rayon Sports nta mwanya ifite wo gutakaza. Ngira ngo muramubona Ojera Joachim nawe nubwo yahamagawe n'ikipe y'igihugu y'Abagande, ariko bo nyine ntago baratangira umwiherero w'ikipe y'igihugu. Uwo nawe kuri uyu munsi yakoranye n'abandi imyitozo kubera ko nawe yarari mu Nzove. Ni imyitozo kandi yitabiriwe n'abakinnyi bagiye batandukanye, abo bakomeje kugenda bavuga yuko rwose uwitwa Youssef Lab ari umwe mu bakinnyi bagomba gutandukana n'ikipe ya Rayon Sports, ndetse hari n'abatatinya kuvuga ko ngo byarangiye ko kuba yatandukana n'ikipe ya Rayon Sports rwose ngo ari ibintu byarangiye. Ngira ngo bateze, ngira ngo muri kumubona ni umutoza w'abazamu ebana kabisa niwe bateze aho ngaho bahise batanga kufra. Ahangaha rero uwo Youssef Lab kuri uyu munsi yaje gukora imyitozo, ndetse na Mugadamu nawe n'umwe mu basore baje gukora imyitozo y'uyu munsi, n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bivuga yuko ngo bamaze ngo gusezerwa n'ikipe ya Rayon Sports. Gusa ayo ni amakuru atari official kubera ko ntago ekipe ya Rayon Sports irabitangaza ko yamaze gutandukana na Youssef ndetse na Mugadamu. Gusa byo ibiganiro ngo bikaba bikirimo, ariko icyake no kubitangaza ko batandukanye ekipe ya Rayon Sports icyo nta kirakivugaho.
ni imyitozo kandi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagiye batandukanye bakomeje kugenda rwose bitabira bakomeza kuza baba inyuma y'ikipe yabo, ngira ngo muri kuyibona iyo ni kufra yari ihagazweho n'umusore bita Youssef Lab ariko aza kuyirekera umusore bita Charles Bar Asori ni Haji aba ari we ukomeza kugenda ayitera. Yari imyitozo rero wabonaga ko yari yiganjemo rwose ishyaka, yari amakipe abiri bakinnye ikibuga cyose icyo bita deka, bakomeza kugenda rwose bakina ubona harimo ishyaka. Urabona ekipe y'umutuku niyo yari irimo umutoza wa fizike Ayabong munya South Africa, ndetse ekipe yambaye umweru niyo yari irimo umutoza mukuru Muhammad Wade. Yari amakipe rero ubona ko nyine harimo ishyaka ryinshi cyane, ngira ngo muri kumubona uwo ni umutoza wa fitness uwo nguwo rwose akaba rero akomeza kugenda abwira umutoza wa fizike ati ahubwo nureba nawe we rwose ndaguhitana, ati nsore umutoza mukuru ambwira ati ntago uri buze kubasha gucaho. Yari imyitozo nyine wabonaga ko ekipe ya Rayon Sport ntago yigeze ishaka kuba yahagarara, dore ko ekipe ya Rayon Sport ivuga iti byibuze mu mikino igera kuri 6 dusigaje kugira ngo faze retour ibe yarangira, iyi mikino yose tugomba kuyitsinda. Akaba ari imikino ariko harimo n'amakipe agiye akomeye, harimo ikirarane cy'ikipe ya Police, ariko ikipe ya Rayon Sport ivuga ati byanze bikunze tugomba gutsinda imikino yose isigaye byibuze ku manota 18 tubashe kuyabona yose kugira ngo tuzasoreze ku mwanya mwiza. Ati ko ntabwo ikipe ya Rayon Sport ikwiye kuba iri ku mwanya wa 4. Akaba ari ikipe ya Rayon Sport shampiyona izasubukurwa ihita yerekeza mu karere ka Rubavu, aho igomba kujya gukina n'ikipe ya Etincelle. Ngira ngo muri kumubona nyine uwo nguwo ni Mugatamu akomeza kugenda yigaragaza, uwo ni umutoza wa fitness akomeza kugenda agongana n'umutoza wa fizike amubwira ati njyewe nabikubwiye rwose. Uwo ni Muhammad Wade wambaye 29, arikomeza kugenda amubwira ati njyewe nabikubwiye, ati nureba nawe rwose ndanaguhitana. Aho ngaho rero yaramukoreye ikosa, maze umusifuzi aravuga ati nimukomeze nta cyabaye. Umutoza rwose waje kugira gutya anagiramo n'akantu k'akavune, ariko nyine biza kurangira nyine bamubwiye ati mukomeze nta cyabaye. Ni umutoza rero wa fitness bigaragara ko ari umugabo rwose banakabisa umupira yarawukiniye nk'uko muri gukomeza kugenda mubibona. Muri defense yarahagaze neza, ibyo ababwira abarwatu byati mukwiye guhagarara gutya, kuko biragaragara ko ari umugabo uzi icyo gukora muri defense, ashobora kuba yari umudefenseri mwiza nk'uko byakomeje kugenda bigaragara mu myitozo y'uyu munsi. Ekipe ya Rayon Sport rero ikazafungura shampiyona yerekeza mu karere ka Rubavu, aho igomba kujya guhangana n'ikipe ya Etincelle mu mukino nyine byumvikane ko ni umukino w'umunsi wa 11 wa shampiyona. Ekipe ya Rayon Sport igomba kuzajya gusuramo ekipe ya Etincelle. Ngira ngo murabizi ko Etincelle mu mwaka ushize w'imikino yaje gutsindira ekipe ya Rayon Sport mu karere ka Rubavu, yitsinda ibitego bigera kuri 3-2, nubwo nyine bitaje kuvuga rumwe, abafana batashye bikoma abasifuzi bavuga bati rwose ntago abasifuzi bigeze baturanira. Dore ngo Muhammad Wade akomeza kugenda ahangana n'umutoza rwose wa fitness amubwira ati wowe nabikubwiye rwose kugira ngo uze kunshaho, ni ibintu bitari buze kugushobokera. Tukaba twavugaga rero kuri ikipe ya Rayon Sport nyine igomba kwerekeza mu karere ka Rubavu. Umwaka ushize w'imikino yaje kuhatera amanota agera kuri 3, kuri ubu rero ikomeje imyitozo ikomeye cyane, ivuga iti byanze bikunze amanota 18 kuri 18, amanota yose dusigaje tugomba kuyabona. Ni ekipe ya Rayon Sport kandi ifite ikipe ya Bugesera. Mu makipe isigaje harimo ekipe ya Bugesera, navuga ko ari ikipe idakunda gutsinda ikipe ya Rayon Sport, ariko ngira ngo bifitanye amateka nayo atoroshye. Ngira ngo murabizi ko ubwo Bugesera ari mu cyiciro cya 2 itozwa n'umutoza bita Kamarade, yaje gutsinda ekipe ya Rayon Sport yari mu cyiciro cya mbere mu mwaka wa 2013, yitsinda ku gikombe cy'amahoro. Ari ikipe ya Rayon Sport yari ikomeye cyane, yari ifite abakinnyi bari barimo bitwa ba Hamis Cedric, yari ikipe yari ifite ba Faustin, yari ikipe yari ifite ba Fuadi bacaga ku mpande, ifite ba Kambale Salita, ifite ba Jamari, ifite ba Johnson Bagore, ifite ba Karim Makenzi, ifite Sulemana Abuba, ifite umuzamu nka Gerard. Ni ekipe yari ikomeye ifite ba Aphrodis Kanombe, ariko nyine byaje kurangira itsinzwe n'ikipe ya Bugesera. Byumvikane ko n'amateka atoroshye, ngira ngo abenshi murabyibuka ko ariho ekipe ya Bugesera yaje gukura izina rya timu ya Masake, kubera ko nyine ngo inkorwa yari yakomeje kugenda izana ku kibuga zakomeje kugenda ziteza impaka. Ahangaha rero ekipe ya Rayon Sport makipe isigaje ifitemo ekipe ya Bugesera nyine byumvikane ko bafitanye amateka atoroshye.
ni match ariko kandi ikipe ya Rayon Sport igomba kubashyira kuri KPS cyangwa se kuri Kigali Pele. Ugiye kureba muri izi match zigera kuri 6 ikipe ya Rayon Sport ifite, byibuze match imwe izasohoka mu karere ka Rubavu, niyo match ikipe ya Rayon Sport itazakirira muri stade ya Kigali i Nyamirambo. Izindi match zose uko ari 5 ikipe ya Rayon Sport izazikinira imbere y'abakunzi bayo kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Byumvikane ko rero ni ekipe ya Rayon Sport kandi izakina n'ikipe ya AS de Kigali. Ubwo ndi kuvuga amakipe ikipe ya Rayon Sport isigaje, akaba ariyo mpamvu ivuga iti twebwe rwose ibintu by'akaruhuko ntabyo dushaka, tugomba gukomeza imyitozo kubera ko turashaka amanota yose uko ari ingombe, amanota agera kuri 18. Akaba ariyo mpamvu ekipe ya Rayon Sport ivuga iti rwose twebwe ibintu byo kuvuga ngo ibintu byo kuvuga ngo dufasha akaruhuko ntago twari tubikeneye. Ekipe ya Rayon Sport rero ikaba ifite ikipe ya AS de Kigali cyangwa se ekipe y'abarakare, akaba ari ikipe biheruka guhurira ku gikombe cya RNT. Nyamara murabizi ko ikipe ya Rayon Sport yaje gutsinda ikipe ya AS de Kigali bigoranye, iza kuyitsinda kuri penalty, umukino waje kubera mu karere ka Ngoma. Akaba ari ikipe ya Rayon Sport yari yabanje igitego ariko iza kukishyurwa n'ikipe ya AS de Kigali ndetse ishyiramo n'igitego cya kabiri. Abenshi bakomeje kugenda bagaruka kuri Hategekimana Bonheur waje gukora rwose amabara, igitego kiza kujyamo mu buryo abantu batatekerezaga, ariko kandi ekipe ya Rayon Sport byaje kuyifasha mu minota ya nyuma, yaje kwigombora. Nyango murabizi ko uwitwa Musa Eseno yakomeje kugenda afasha ikipe ya Rayon Sport, biza gutuma ekipe ya Rayon Sport isezera ikipe ya AS de Kigali muri icyo gikombe cya RNT. Biza kurangira ikipe ya Rayon Sport ndetse itwaye iki gikombe. Nyango murabyuka ko yaje kunyagira ikipe ya Kiyovu Sport yitsinze ibitego bigera kuri 3-0. Ekipe ya Rayon Sport rero ikaba ifite ikipe ya AS de Kigali muri shampiyona. Byumvikane ko nayo ni match itoroshye, ni match ikipe ya Rayon Sport igomba gutsinda ku kabina keza kugira ngo ikomeze kugenda isonga ijya mbere, kuko ekipe ya Rayon Sport byanze bikunze igomba gusoreza byibuze ku mwanya mwiza kugira ngo yizere ko izakomeza kugenda ihatanira iki gikombe cya shampiyona. Ni ekipe ya Rayon Sport kandi ikomeza kugenda nyine yitegurwa. Ndi kugenda nyura mu mikino ikipe ya Rayon Sport ifite kugira ngo mwumve impamvu ikipe ya Rayon Sport idafite umwanya wo gutakaza. Ni ekipe ya Rayon Sport igomba guhura n'ikipe ya Kiyovu Sport, akaba ari ikipe yakomeje kugenda izonga ikipe ya Rayon Sport muri shampiyona. Ngira ngo murabizi ko mu myaka igera kuri 3 ishize kugira ikipe ya Rayon Sport ibe yatsinda ikipe ya Kiyovu Sport byakomeje kugenda bigorana mu mikino ya shampiyona. Nubwo ikipe ya Rayon Sport yaje gutsinda ikipe ya Kiyovu Sport ku gikombe cya RNT Saving Cup, ngira ngo murabizi ko ikipe ya Rayon Sport ntabwo muri shampiyona yaheruka kuba yatsinda ikipe ya Kiyovu Sport. Akaba ariyo mpamvu ikipe ya Rayon Sport nanone kandi bivuga biti byanze bikunze tugomba gukomeza imyitozo kugira ngo tuzarebe uburyo ekipe ya Kiyovu Sport twazayitsinda noneho mu mikino ya shampiyona. Umutoza Muhammad Wade rero rwose ukomeza kugenda akoresha abakinnyi be imyitozo avuga ati byanze bikunze mugomba kuba muri ku rwego nifuza kugira ngo muzabashe kuba mwatsinda amakipe arimo n'ikipe ya Kiyovu Sport yakomeje kugenda igora ikipe ya Rayon Sport. Kiyovu Sport ni imwe makipe ari imbere ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane ko ekipe ya Rayon Sport ifite Kiyovu Sport iyiri imbere, ikagira ikipe ya Polisi iyiri imbere. Izi zose rero igomba kuzitsinda kugira ngo ishaka uburyo yazikura imbere. Byumvikane ko rero nk'uko byakomeje kugenda bigarukaho n'abantu benshi bakomeza kugenda bibaza, ese ubundi koko ekipe ya Rayon Sport iraza gusezerera Mugadamu, isezerere Youssef nk'uko byakomeje kugenda bivugwa? Ni bande bashobora kuzabasimbura? Niba tubona ko ikipe ya Rayon Sport ibura abakinnyi bageze kuri 6 muri champion muri squad yayo, ubundi ikiyambaza abatoza bungirije kugira ngo ekipe ya Rayon Sport ibe yakomeza kugenda byibuze igira abakinnyi bagera kuri 22 bakomeza kugenda bayifasha imyitozo. Bati ese ikipe ya Rayon Sport izemera kurekura Mugadamu na Youssef n'abandi ko Flex bakomeza kugenda bavugwa? Ese nimara kubarekura noneho squad yayo izabisigaranye izayemeze ite? Tujya tubabwire ko ikipe ya Rayon Sport iri mu kugenda iganiriza abakinnyi bagiye batandukanye kugira ngo bazakomeze kuza kugenda bafasha ikipe ya Rayon Sport gukomeza kugenda ihatanira igikombe cya shampiyona. Ariko ibyo byose bikazaba muri phase y'ituru, akaba ari ikipe ya Rayon Sport niba koko izarekura abakinnyi bagiye batandukanye aribwo ishobora kugira gutya ikaba yarekura bamwe muri abo bakinnyi
kugira ngo irebe n'uburyo yazongeramo abandi. Akaba ari ikipe ya Rayon Sports ivuga iti byibuze tugomba kugira abanyamahanga bashoboye, abanyamahanga badufasha, atari abanyamahanga bo kujya ku gatebe. Akaba ariyo mpamvu rero ikipe ya Rayon Sports ivuga yuko ishobora gusezerera uwitwa Mugadamu ndetse na Yusuf, kubera ko ni abanyamahanga ariko badakora ikinyuranyo ugereranyije n'aba Iraguha Haji n'aba Arsene n'abandi bagiye batandukanye bari muri ikipe ya Rayon Sports. Batiro byibuze tugomba kugira abanyamahanga bazakomeza kugenda badufasha kuba twakomeza kugenda duhatanira igikombe cya shampiyona. Ngo nyine murabibona Bonheur mu myitozo ibitego biba bijyamo nk'imvura. Bonheur igerageza wikarume kubera ko rwose bana kabisa ibitego biri kujyamo kabisa nk'imvura. Ngo muri kubona rero uwo mukobwa bana kabisa umunsi yarahawe amahirwe yo kuba yakora muri basaza rwose. Ngira ngo hari imyitozo na Pascal cyangwa se Petit Messi nawe n'umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda bafasha ikipe ya Rayon Sports gukomeza kugenda ikora imyitozo kugira ngo abe ari abakinnyi byibuze buzuye 22. Ngira ngo mwibonye ko n'umutoza bita Adolphe Nsori n'umuzamu atwita Adolphe kuri uyu munsi n'umwe mu bakinnyi batigeze bakora imyitozo. Bigaragara ko rero harimo abakinnyi nyine batari kwitabira imyitozo, ariko ngo mu minsi ya vuba bose baratangira kugenda bakora imyitozo mu buryo rwose ikipe ya Rayon Sports ishobora no gukina imikino ya gishuti muri akagaye k'akaruhuko ekipe ya Rayon Sports ibonye. Ngo birashoboka ko ishobora no gukinamo umukino wa gishuti. Sendekwe nabagiye kujya hanze ese ubwo baba bumurekuranga ajye he? Ndeka ntabwo yabura ikipe manager cyangwa se abenshi bakunze kwita Kanyamayayi, nawe ni umwe mu bitabiriye nyine imyitozo ikipe ya Rayon Sports yakomeje kugenda ikora. Nawe ni umwe mu bakomeje kugenda bayikora rwose. Nese ndekwe ni umunsi kabisa nabakomeje kugenda bagaragaza ko nyine nabo byibuze bari muri ekipe ya Rayon Sports nk'abakozi, ariko kandi n'agapira bagerageje kugenda bakanyuzaho kubera ko nta kipe mu Rwanda abatoza uretse APR na Polisi n'umutoza mukuru, izindi zose zamugura. Dore uwo nguwo ni umutoza w'abazamu kugira ngo muri kumubona nawe rwose zitamugura we mu bantu bakomeje kugenda rwose nabo bashimisha abafana bakomeza kugenda atera ibitego ba Bonheur. Ariko mwabonye Ruvumba agahita mubibagiza murabyumva cyangwa ntago mubyumva wagira ngo ndeko yakinaga nyine iyo ni kona. Dore nguwo rwose bana kabisa aho nguwo, ariko birangiye nyine umupira bawumwatse. Niyo muri komeza kugenda mubona ko imyitozo yari ku rwego rwo hejuru. Dore nguwo Bonheur nyine ibitego yabyigiramo imyitozo nkuko twakomeje kugenda tubibabwira, ariko wenda muri match nuko yitakaje icyizere nyine umukino udakina yitakariza icyizere ko Hategekimana Bonheur ashobora kubona umwanya mu ikipe ya Rayon Sports. Reka tubashimire rero, tubashimire tubabwire ngo umuntu utarakora subscribe yaracikanwe no gukora subscribe ukareba hejuru anara akazogera ugakandaho kugira ngo uko dushyizeho ikiganiro mujye mubasha guhita mudukurikirana mu bambere. Reka tubabwire ko andi makuru cyangwa se amakuru yose uzaza wifuza ku ikipe yawe uzaza uyasanga hano. Akaba ariyo mpamvu nyine dukomeza kugenda tubashishikariza gukomeza kugenda mukanda subscribe kugira ngo mujye mubasha kudukurikira byihuse, muhite mukora no kukazogera, kuko numara gukora subscribe urahita ubona akazogera. Ciao ciao.